ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikiye umeze neza, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Wibutsa ko ikiri Better Crazy TV ya YouTube igenda ikugezaho byiciro bigiye bitandukanye, ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima ndetse no ushobora kuba wafata amagara yawe neza. Mu kiganiro twahariye ubuzima, uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe bishobora kuba byakongera ubwenge bw'umuntu bitewe n'ibyo ugenda ukora bitandukanye. Ushobora kuba uri umunyeshuri cyangwa ukora indi mirimo yose isaba ubuhanga. Ahangaha akaba ari imirimo umuntu akora akoresheje ubwonko cyane. Ahangaha rero tugiye kureba bimwe bishobora kuba byagufasha kuba wakongera ubwenge bwawe, ndetse tunarebere hamwe n'indwara yo kwibagirwa, dore ko abantu benshi bagiye bazi ko atari indwara, ariko uyu munsi ndabasha kuba nakubwiraho byinshi ku ndwara yo kwibagirwa, dore ko ari itera benshi kudatekereza neza ko hazaza habo. Ibi ngibi bikaba byakuviramo kuba utabasha kuba wagera ku iterambere rirambye. Ndakubwira umuti rero ushobora kuba wakwifashisha niba uzi ko ujya ukunda kugira iki kibazo cyo kwibagirwa cyane, ndetse n'ubwenge bwawe ukaba uba wumva budakura neza nk'uko ubyifuza. Uyu munsi ndakubwira uburyo ushobora kuba wabigenza. Nguhaye ikaze rero, kwibutsa ko ikiri Better Crazy TV ya YouTube igenda ikugezaho byinshi bigiye bitandukanye, ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima ndetse no ushobora kuba wafata amagara yawe neza. Indwara yo kwibagirwa, iyo mu gihugu cyo hanze bakunze kwita amnesia, indwara yo kwibagirwa ikomeje kugenda ifata benshi, aho usanga hari abatibuka aho bashyize ibikoresho, abandi bakibagirwa gahunda bafitanye n'abandi, ibyo bavuze n'ibindi, nyamara ugasanga nta gikorwa kugira ngo hirindwe iyi ndwara, ndetse ugasanga n'uyirwaye ntazi icyamufasha ngo abe yakira. Indwara yo kwibagirwa ni indwara yibasira ubwonko, akenshi bikambura ubwonko ubushobozi bwo kwibuka ibintu byabaye mu gihe gito cyangwa se bimaze igihe byarabaye, bikaba byanagira ingaruka ku uyirwaye mu gutekereza ahazaza he. Akenshi iterwa n'indwara zo mu mutwe nk'ihahamuka, ihohoterwa, itotezwa, cyangwa se igaterwa n'inzoga nyinshi n'ibiyobyabwenge byinshi umuntu yaba yafashe, ndetse ishobora no guterwa no gukoresha ubwonko cyane bukananirwa. Ibimenyetso by'iyi ndwara harimo kwibuka ibice ibyatambutse, kwibuka ibitari byo cyangwa ibyo wihimbiye, gutekereza ibitajyanye, kugira igihirahiro mu byo utekereza, kwibagirwa amasura ndetse n'ahantu. Reka tuze turebe ukuntu iyi ndwara ushobora kuba wayirinda. Harimo gufata isukari mu rugero. Abahanga bavuga ko gufata isukari bifasha ubwonko gukora neza, bityo bikaba byarwanya kwibagirwa. Gukora imyitozo ngororamubiri nabyo biri mu birinda umubiri w'umuntu kwibagirwa, kuko bituma amaraso atembera neza. Ni ngombwa kandi gufata akaruhuko nyuma yo kurya kugira ngo ibyo wariye bigogorwe neza, ari nako umuntu afata umwanya wo kwitegereza neza ibintu bitandukanye, kuko uwo mwitozo ufasha ubwonko kutibagirwa. Ikindi kandi harimo isuku. Isuku ngo ni ngombwa cyane kuko ituma umubiri uhumeka neza, ku buryo ubwonko bukora butabangamiwe. Mu gihe umuntu agaragaza ibimenyetso byo kwibagirwa, akwiye kujya afata umwanya wo gutekereza neza mbere yo gufata icyemezo runaka, kugira ngo ase n'ukangura ubwonko, bityo abashe kwibuka neza ibyo yagombaga gukora, gufata, cyangwa se aho yashyize ikintu runaka. Akaba ari ibyo ngibyo rero nakubwira kuri iyi ndwara yo kwibagirwa. Reka nze nkubwire bimwe ushobora kuba wakoresha bikaba byakuvura iyi ndwara, ndetse ahanini abahanga bagenda bifashisha mu kuba bakongera ubwenge bwabo, cyane cyane abantu bakunda gukora imirimo isaba ubuhanga cyangwa yo gukoresha ubwonko cyane. Reka nze nkubwire rero ibyo uzajya ukunda gukoresha kugira ngo bibashe kuba byagufasha kuba wagira ubwenge bwiza, ndetse iki kibazo cyo kugenda wibagirwa kikaba cyakemuka burundu. Ikintu rero ugomba kuzajya witaho harimo kunywa teyi cyane, kuko burya ifasha ubwonko kuruhuka neza, ndetse bikaba byagufasha kuba watekereza neza. Ibi ngibi bikaba byakurinda indwara yo kwibagirwa. Ikindi rero ugomba kuzajya ukunda kurya, hari icyo bita sezame. Sinzi abantu mwese niba muzizi, ariko mu marimantasiyo agiye atandukanye izi sezame bakunda kuba bazigira, ndetse hari n'abakunda kuba bafite ziba zirimo ubuki. Ahangaha ushobora kuba wareba izo ushobora kuba wakoresha, kuko sezame zikaba zongerera imbaraga ubwonko, bikaba byafasha ubwonko gukora neza. Ibi ngibi bikaba byakurinda kwibagirwa hato na hato aho uba washyize ibintu, ndetse na gahunda zigiye zitandukanye ugiye ufitanye n'abantu bagiye batandukanye. Ikindi kandi ukeneye ibiribwa bikize kuri acide linoleyique na lisitine. Ibi ngibi rero akaba ari ibinyampeke cyane cyane byiganjemo uburo. Ibi biribwa akaba ari byiza cyane mu gutuma ubwenge bwiyongera. Niba uzi ko ukunda kugira iki kibazo, biba ari byiza gukoresha uburo n'ingano cyane cyane. Ushobora kuba wabikuramo igikoma cyangwa umutsima, biba ari byiza cyane mu gufasha ubwonko kuba bwakura neza. Ibindi kandi ushobora kurya ni ibikungahaye kuri vitamine B no mu myunyungugu ya fosifori. Ibi ngibi birafasha cyane.
Ikindi rero hari ukunywa igikoma cy'igihoranda cyangwa se umuceri wo ku gasozi. Ibi ngibi rero ni ibimera byiza cyane bishobora kuba byagufasha kongerera ubwenge bwawe gukura neza, ndetse bikaba byakurinda indwara yo kwibagirwa, bikaba byarinda ubwonko bwawe gukomeza kwangirika. Ikindi kandi niba uzi ko ujya ukunda kugira ikibazo ubaye ufite ubushobozi, amavuta ya onegre ni amavuta meza cyane mu gukemura ibibazo byose by'imikorere y'ubwonko, cyane cyane ku ndwara ya selulose na parkinson. Nibyo ngibyo nakubwira kugira ngo tuzasubire ubutaha, nkwibutsa ko ikibi Beta Stories TV genda mategurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku byerekeye ubuzima, ndetse n'uko ushobora kuba wafata amagara yawe neza.